Nshuti bakunzi ba Kago Cinema TV nkuko mubibona uyu ni umunsi dukoze urugendo twerekeza ku mukinnyi wacu dukinana muri Kago Cinema TV wakoze ubukwe nkuko mubibona rero turimo twerekera ni aho ubukwe bwabereye tugiye gukomeza tugenda tubereke ibyabereye muri uyu musango w'ubukwe bw'umwe mu bakinnyi bacu murakoze cyane murakomeza mukurikira uko bimeze tubereka ahangaha Mukecuru tambuka se amashini ngo dushimira Chantal cyane ko yabitekereje byose gushimira mukecuru Muzehe rero buriya Chantal yambwiye ngo ari amagambo meza yavugaga ngo nawe wayabwirwaga n'ubundi by'abana nabanyine urabizi ntabwo tubyigomba ntenguka nzanye umugati mu rugo sore yakiruka shiranye bakunzi bacu rero nkuko twababwiye aha tugeze nihe birori nyirizina byabereye nkuko mubibona turimo kwegera abageni umugeni wacu Diodoni muramubona umwe mu bakinnyi ba Kago Cinema TV murimo muramureba ahangaha uko bimeze ndagira ngo komeze mureba mubyitegereze usibye babandi bembaye name badge RBA ahari ni televiziyo yatumiye ku ruhande aba banyamakuru nabo murabona ko baje gukurikirana igitaramo cyo kwa Musehe Joseph ni mu bashimire mu bampera amashini nkunda abo banyamakuru nabo batumiye mwakoze cyane noneho reka dusabe Marene n'abatambuke bamushimire Marengo nawe baragushimiye ushobora gusanga Chantal ari imfura mu bakobwa yagize ati ntabwo nakwibuka mama wa nakubagirwa mama wanjye ati njye hagati ngushimire ngaho igitse gitambike mwese mukoreho maze Marene yakira iryo shimwe imbaraga sango yagaritse muri muhazi aje n'umuhengera ati murejo maze nampera niba ntoya hanyuma rero nkubaze abisubiza uvuye mu rwuri harya ndewe se ntabwo naruviriyemo wavuyemo uvuye ahubwo reka nkubaze wowe uvuye he kumbaza iyo mvuye njyewe nzanye wowe uzanye naje dogoye nanjye nje kuzakira nuko mbere na mbere rero turabashuhuje abadukurikirana mukakora like na subscribe kuri channel yacu Kago Cinema TV. Iyi channel niyo channel ya mbere mu Rwanda ushobora kungukiraho ubwenge ugakuraho ubumenyi. Wa mubyeyi we ufite umwana wawe agomba kubaho akabaho ari umwana usobanutse kandi uzi ubwenge. Nta handi urabikura rero ni kuri Kago Cinema TV. Dufite amafilime meza, dufite ibiganiro byiza byinshi bitandukanye ndetse ushobora kuba ujya mu birori binyuranye ukaza ukatubwira ati ndashaka ko ikirori cyanjye gicaho live. Ibyo ngibyo turabikora cyane. Nta handi ushobora kubisanga ni hano kuri Kago Cinema TV. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umunyamakuru wanjye nibwo akigera hano kabisa ndabona umeze neza Maurice umusaza ndakeka ahantu uvuye ntabwo byari byoroshye ndabona ufite akanyamuneza cyane ewana ntabwo byari byoroshye kabisa ntabwo byari byoroshye aho twari twaragiye gutaha ubukwe bw'umusore wacu tubana muri channel umaze kubivuga nkuko umaze kubibwira abadukurikiye ni channel yitwa Kago Cinema TV ubu rero tuvuye gutara amakuru turayazanye rwose tugiye kuyabagezaho amakuru ashyushye rwose ndabizi uburi nayo cyane hanyuma se mbere na mbere ubundi ubukwe bwagenze bute ntabwo nirirwa nkubaza ngo waramutse ute ngo umeze ute mu rugo ibyo ni ibisanzwe nkuko ubizi ko twari twagiye mu bukwe bwa mugenzi wacu tubana dukirana filime muri filime nshyashya yasohotse kuri channel yitwa Kago Cinema TV tw'inkuta z'urukundo ni umukinnyi umwe dukinana rero yari yakoze ubukwe ariko ubukwe bwari gitangaza wa muntu we ndakunyuriramo ariko byari birenze byari ibintu bikomeye cyane
nukuvuga ngo mwarabyinnye muranywa mutanga umugeni. Twaragiye tugerayo abantu bari benshi bakubise buzuye ibintu byari bishya gusa umusore abavuga imisango baramusabira umugeni baramumwemerera bamutegeka uko agomba kubigenza nawe aravuga ati nanjye nzamwitaho. Nuko birangira bamumwemereye abasaza bavuga imisango baramujyana bamugeza ku rusengero pastor abihesha umugisha. Nuko birarangira tujya muri reception ubukwe bwose burakomeza kugeza buragiye ariko habaye nk'udushya twinshi cyane. Tunyuriremo muri make two dushya se wenda ariko ndabona mu mashusho ari hano aya bari kudukinira kuri tekinike harimo n'umugabo ndi kubona uriya si we direct si uriya watangaga umugeni. Uriya ni umwe mu bantu tubana kuri Kago Cinema TV ni director ariko ni n'umusaza mukuru buriya ashobora no gukora ibintu nk'ibi ngibi mubona mu misago nk'iyi ngiyi y'ubukwe. Ndabona yari yambaye neza. Yari yambaye neza cyane bwari ubukwe busobanutse hari harimo abantu basobanutse n'ubukwe bw'abantu basobanutse urabona ko natwe nk'abanyamakuru twari twasesekaye twahageze twitabira ubukwe bw'umwe mu bagenzi bacu dukorana byari byiza cyane. Nibyo kabisa kuko urabona ko mu by'ukuri n'uburyo abantu bameze biragaragara ko bafite akanyamuneza. Abantu barishimye bafite akanyamuneza ku maso. Umugeni yari yambaye neza, umukobwa yambaye neza, umusore nawe yabukereye, abasore bari aho babukereye rwose bambaye bya kinyarwanda, abatahira beza bahari ibintu byose mbona bagiye kuri moto. Aho ntabwo ndahagera. Ubukwe bwari igitangaza. Nyuma yo kuva mu mihango yo gusaba no gukwa umusore yafashe umukobwa amwicaza kuri moto amutwara gake gake aravuga ati nagusabye barakunyemerera nanjye nzagutetesha nkuko bikwiriye ati cara hano kuri moto ngutware ngenye nagutwara mu modoka bakagenda bagukorakora kuko wakoye akora hashaka ningiye ugutwara. Amwiharire wenyine. Yamutwaye kuri moto aramutwara nkuko mwaraza kubibona mu mashusho aramutwara gake gake rwose nta kibazo na kimwe aramwitwara aravuga ati wakoye akora hashaka. Amutwara wenyine kuri moto bicaye ari babiri umukobwa yamufashe mu mugongo bimeze neza rwose. Ariko ndabona ibintu byari ku bukwe bwabereye hagana he muri ni muri Gasabo hariya hirya ahantu bita Gasogi niho ubukwe bwabereye gusaba no gukwa niho byabereye bajya gusezerana ku rusengero aho ngaho muri Gasogi n'ubundi baba bakomeza bajya kwiyakira muri sare imwe mu ziri muri uyu mujyi wa Kigali ariko ibintu byari bimeze neza. Biragaragara kuko urabona harimo n'udushya. Harimo udushya twinshi. Umugeni yicaye kuri moto ari inyuma y'umugabo ndabona basetse rwose. Bari bafite ibyishimo bafite akanyamuneza. Umusore wacu Diodone yagendaga amwongorera akamubwira ati nzagukunda nzagutetesha akamubwira ati nakurutishije abandi bakobwa bose ku isi umugani wazumvugoza babandi akamubwira turumwe ku mubumbe. Umukobwa nawe akagenda amwenyura akatwerekeza mugabo mwiza nanjye nzakubera umugore ati nzakubera mutima w'urugo. Ibintu bigenda neza rwose bahacanye umucyo aba bantu bahacanye umucyo kabisa. Imana ishimwe kabisa. Burya iyo ubonye ikintu nk'iki kibaye kikaba cyiza yana ni fresh. Habaye mudushya twinshi ibi bintu koko nibyo gushimirwa harimo abakobwa baherekeje umugeni. Ariko se urawe haryo ugira umugore cyangwa nawe turagushyingira. Harimo dufite abandi basore benshi tuzagenda dushyingira. Harimo abantu benshi tuzagenda tubanyereka ibirori bitandukanye ariko ubu ngubu we ntawe watahanye mara. Umugore ngewe ndamufite umugore ndi umugabo ndubatse. Kwarenze kugaragara nk'agasoresha. Oya ndi umugabo ndubatse mfite umugore rwose nanjye ibirori byanjye byarabaye. Byari byiza ariko ibyo nabonye ejo byo nagahebuzo. Abakobwa babyina baravuze bati dore uyu ni mugenzi wacu ataradutanze aragiye natwe turimo tugera ikirenge muke bamuha kado bamuha impano baza babyina indirimbo babyina batigisa umubyimba bavuga bati Chantal turaguherekeje nawe uzaza utwishyura ubugiye mu cyiciro cy'abamama uzajya utubera marene utubera umubyeyi tugira inama kuko dutanze kugerayo. Baravuga bati turagushyigikiye rwose baratambuka abasore bahacisha umucyo nabo baza babyina baza bishimye. Umuhemusi nawe wari uhari yari igitangaza bashyiramo indirimbo aravuga ati abakobwa mwari mumaze gutanga akadomo yiha mugenzi wanyu ati nuko iyo ndirimbo muyisohokeremo abasore bati namwe muyinjiremo. Byari ibitangaza abahemusi nabo bari bahari ibi bintu byari bitangaje cyane.
reka twifurize rero Dieudonné urugo ruhire kandi azakomeze kubana n'Imana mu byo ategura byose, kubaka urugo n'indi ntambwe abateye, ariko Imana nikikora iba iri hafi yacu. Reka rero abadukurikiye kuri Kago Cinema TV, reka ducisheho akaganiro gato cyangwa se inkuru umunyamakuru wacu yari yageze kuri tere aho ubukwe bwabereye, wenda tukarebeho gatoya, hanyuma ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Kago Cinema TV. Turabakunda cyane muri isezera abantu, rero tubereke iriya nkuru. Bye mwakoze cyane kudukurikira, nanjye ni nk'ibyo navuga mbibutsa gukora subscribe, share, gukanda like, mukomeza gukurikira ibiganiro tugiye kujya tunyuzaho ndetse na filime tunyuza kuri ico no yitwa Kago Cinema TV. Nanjye sinabura kwifuriza Dieudonné urugo rwiza, mwifuriza kubyara no guheka, mwifuriza kuzagira urugo rwiza rugendwa, n'ubundi tuzakomeza tumuba hafi, tuzamusura, muzakomeza mugenda mumenya amakuru yuko ibintu bimeze. Murakoze cyane, bye. Chantal rero umunyarwanda aragize bakemo kagiye mugarura, ndagira ngo nawe ufatiye ku rubindi maze wakire Dieudonné, umushimire tumugabo mwiza ayimaremo, nakunze kandi zarutisha abandi bagabo muri iki gihugu ndetse no ku isi yose, ati yananye bakire ku masaba.